Nongeye kuguha ikaze. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment. Ni amakuru y'ibyamamare. Nk'uko mubimenyereye, ngenda mbagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi nahisemo kuvuga kuri iki kintu. Ni ubwa mbere ngiye kuvuga ku bintu bijyanye na ruhago muri rusange, ariko byari ngombwa ko mbivugaho, dore ko abantu benshi bategerezanyije amatsiko kumva uko biri kugenda hariya kuri stade Amahoro. Ngira ngo uyu munsi ni umunsi wahariwe Gikundiro, ikipe yanyu ya Rayon Sports. Ni ikipe bivugwa ko cyangwa se bigaragara ko ifite abakunzi benshi. Ni ikipe ifite abakunzi benshi, burya utemeye ko urukwavu ruzi kwiruka wemera ko burya runaryoha. Sinzi niba ariko bavuga, ariko ni muri iyo sansi. Buriya utemeye ko iyi kipe ya Rayon Sports izi no gukina, buriya wakemera ko byibuza ifite n'abakunzi benshi, bitewe n'uko bigaragara hirya no hino. Dore ko nk'ubu ngubu uyu munsi wahariwe Igikundiro cyangwa se uyu munsi wahariwe Rayon Sports, uri kugenda ugasanga hirya no hino rwose mu mujyi wa Kigali huzuye abakunzi b'iyi kipe, bitandukanye n'izindi kipe iyo zigize umunsi wazo ubona bidashyushye cyane. Ariko kuri uyu munsi urabona ko ari ibintu biri special, buri muntu wese uri kubona ko yabishyize ku mutima, buri mukunzi wese wa Rayon Sports uri kubona ko byibuze yabishyize ku mutima, yabyitayeho. So twihuse cyane rero ibintu tugiye kuba tugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Ngira ngo murabizi neza ko iyi kipe nk'uko byahoze bivugwa cyangwa se nk'uko bimaze iminsi bivugwa ko iri buze kuba ihura n'ikipe yitwa Yanga yo mu gihugu cya Tanzania. Iyi kipe rero ikaba yaramaze no kugera mu Rwanda, ndetse ikaba yaranakoze imyitozo yitegura guhura n'iyi kipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi, ndetse ku masaha ya nimugoroba saa 12 akaba aribwo baza kuba bacakirana, nyuma y'uko iyi kipe ya Rayon Sports irebye ahari ikavuga ngo mu Rwanda nta kipe iri ku rwego rwacu, reka twipime ikipe nka Yanga y'igikurankota izwi muri East Africa hose, ubona ko ari ikipe ikomeye. So twihuse cyane rero twageze ku kibuga, ndetse uri kubona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Abakinnyi b'iyi kipe bakimara kuhagera bahageze batunguranye kabisa, bava mu modoka bambaye imikenyero nk'abantu ubona neza baje rwose mu bukwe, baje mu birori byabo bambaye imikenyero n'ubundi y'ubururu n'umweru nk'uko bisanzwe rwose, bishimangira ibara ry'ikipe yabo, ndetse ubona ko ari ibintu biryoshye cyane, ubona rwose abantu bose bishimye bameze neza, ndetse n'abakinnyi ubona ko rwose ibintu bimeze neza. Ndetse byatinze n'abakinnyi ba Yanga nabo baje kwita bahagera, ubona ko ari ibintu bisa neza, ubona ko nabo biteguye kabisa kuba bacakirana n'iyi kipe. Ndetse kuri ubu ngubu navuga ko ibirori bikomeje kujya mbere, ndetse aho twavuga ko haje uwitwa Zeo Trap, nk'uko byakomeje kugenda bivugwa ko ari we muhanzi uzataramira abafana bazaba bahaje, ndetse Zeo Trap kabisa mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye yataramiye abafana bari bahari, ndetse anaririmba ya ndirimbo yabashije kuba yabahimbira nyuma y'uko bibaye confirmed y'uko uyu Zeo Trap ari we uzasusurutsa abafana. Yahise agira atya yikuza muri studio ahita aririmba indirimbo ishimangira ubudahangarwa bw'ikipe bwa Rayon Sports. Ndetse si ibyo gusa, twagiye tubona hirya no hino bikomeza kuvugwa cyane ko icyitwa Chopo Life akaba ari company ikora ibintu bigiye bitandukanye y'uyu musitari wo muri Nigeria yitwa Mr Easy. Ndetse uyu Mr Easy ngira ngo murabyibuka ubwo yaheruka mu Rwanda mu myaka ishize, yashimangiye ko akunda ikipe ya Rayon Sports, ndetse kuri uyu munsi akaba yabashije kuba yayigenera impano ku munsi kabisa, navuga ngo wagenewe ikipe ye. So twihuse cyane rero nakubwiye ko tuza kugaruka ku mukinnyi witwa Haruna Niyonzima, aho biteganyijwe ko ashobora kuza gukinira iyi kipe ya Yanga Africans, n'ubundi yahoze akinamo hariya mu gihugu cya Tanzania. Guys, reka mvuge kino kintu, burya nta muhanuzi wabo kabisa. Nahoze ndiba kuri platform zo muri Tanzania, mbona ukuntu uyu Haruna Niyonzima yishimiwe, kandi ukuntu rwose afatwa nk'umulegend muri kiriya gihugu. Mbona nyine agaciro ahabwa hariya ntabwo ariko agaciro dushobora kuba tumuha hano iwacu mu Rwanda, dore ko ikipe ya Young Africans yikozemo udutendo tudasanzwe, yagiye atwarana ibikombe n'ikipe byinshi bigiye bitandukanye, ndetse bamuha respect yo ku rwego rwo hejuru. Nahoze mbona ajya kureba bagenzi be bahoze bakinana, ubona ko bamwishimiye cyane ku rwego rwo hejuru, kugeza ahubwo boss w'iyi kipe mu by'ukuri yasabye Haruna Niyonzima ati rwose watubabare ukaza gukina byibuza iminota 10 cyangwa se 20 ukinana n'abasore bacu, rwose byadushimisha, dore ko n'ubundi ari umukino wa gishuti, hano nta mategeko ahambaye abawugenga. So rero
Haruna Niyonzima biri kuvugwa ko cyangwa se nk'uko byagaragaye yagiye akorana imyitozo igiye itandukanye n'iyi kipe, birashoboka ko rero dushobora kuza no kumubona mu kibuga n'ubundi afasha ikipe ya Yanga, dore ko kuri ubu ngubu navuga ngo Haruna Niyonzima nta kipe afite, aho yanatangaje ko ashobora kuzaza cyangwa se kuzagaruka muri iyi kipe ya Yanga Africans, ibiganiro bikomeje kujya mbere ndetse bikaba byanakunda. So nta kindi kirenze navugaho, ikindi nakubwira ni uko abana bitwa Mariox Kid, ngira ngo mwagiye mubakunda kenshi ndetse baje gusanga mu myitozo ku munsi w'ejo iyi kipe ya Yanga, dore ko bano bana barakunzwe cyane hariya mu gihugu cya Tanzania, dore ko bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga zirimo za IG ndetse na za TikTok. Navuga ko rero ariho hantu babamenyeye, ndetse nk'uko bigaragara baje kubyinira abo bakinnyi, baje kubabyinira ku masaha ya nimugoroba, ubona ko rwose byari byiza, ubona ko abana bari gupafuminga imbere y'abakinnyi, ubona ko rwose ibintu byari sawa cyane. So nta bindi birenze rero nje kubwira ko ari kugutangariza ko rwose ibirori bikomeje kujya mbere kandi ari byiza cyane. Nimba utabashije kugera kuri stade Amahoro, wowe kanda subscribe kugira ngo mbashe kuba nakubwira buri kimwe cyose kiraba kijya mbere, ubwo ibirori bya Rayon Sport biraba bikomeza kugenda bijya mbere. So nta bindi birenze rero, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi nizere ko mumeze neza mu mirimo yanyu mugiye muhereyemo hirya no hino. Abatameze neza nabo nizere ko baza kumera neza. Yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru y'abastariyo nakagaruka.